Intambara ya Harimagedoni ni imwe mu ntambara abemeramana bumva nk'amakuru, abandi bakabikoresha kugira ngo base nk'aho bakanga abakristo babo ngo barusheho kubayoboka no kubemera, cyane cyane iyo bumvise ibizaberamo bumva bizaba biteye ubwoba cyane. Ariko se koko iyi ntambara izaba? Ese izatangira ryari? Izarwanwa nande? Izarangira ite? Izina Harimagedoni cyangwa se Herimagedoni mu Kinyarwanda rikomoka mu ijambo ry'Igiheburayo Har Megiddo risobanura umusozi wa Megiddo, nk'uko tubikesha abashakashatsi mu rurimi rw'Igiheburayo nk'uwitwa William M. Thompson mu gitabo cye The Land and the Book. Ijambo Har risobanura umusozi, naho Megiddo rikaba ari izina ry'umujyi wa kera wabayeho mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu cya Isirayeli. Mu by'ukuri Megiddo yari umujyi usanzwe uri mu kibaya cya Yezireya, aho imisozi ya Galileya, Samariya na Kameli ihurira. Uretse ibigaragara, atari umusozi muremure uzwi nka Har Megiddo, Harimagedoni mu byahishuwe si ijambo risobanurwa mu buryo bw'ahantu nyirizina gusa, ahubwo rifite igisobanuro kimeze nk'aho ari amarenga. Nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa 16:16 handitswe ngo, hanyuma ibakusanyiriza ahantu hitwa Harimagedoni. Muri iki gice Harimagedoni si ahantu hasanzwe nk'utundi duce tw'isi, ahubwo ni ikimenyetso cy'urugamba rwa nyuma hagati y'imbaraga z'umwijima n'imbaraga z'Imana. Nk'uko Ellen G. White abivuga mu gitabo cye The Great Controversy, avuga ko Harimagedoni ari intambara y'umwuka, aho ukuri kw'Imana kuzahangana n'ikinyoma cya Satani. Mu mateka ya Bibiliya, Megiddo ni ahantu hagiye habera intambara nyinshi, nk'uko tubikesha igitabo cya kabiri cy'Abami umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 29 kugeza ku wa 30. Umwami Yosiya yiciwe i Megiddo n'ingabo za Farawo. Byongeye kandi, nk'uko Biblical Archaeological Society bisobanura, Megiddo yabaye icyiciro cy'ingenzi mu ntambara z'ingoma z'Abisiraheli n'ahantu h'ubutegetsi bw'imbaraga z'abami ba kera. Nk'uko tubikesha abahanga mu nyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe, cyane cyane Ranko Stefanovic mu gitabo Revolution of Jesus Christ Commentary on the Books of Revolution, Harimagedoni ntigomba gufatwa nk'intambara y'intwaro zisanzwe cyangwa ikibuga cy'intambara cy'umubiri, ahubwo ni urugamba rwerekeye amahitamo y'umuntu hagati y'ukuri n'ikinyoma, hagati y'ubwemera n'ubwigomeke. Umuhanga mu nyigisho za teolojiya John Purien mu nyandiko ye yise Harimagedoni A Battle of Truth asobanura ko Harimagedoni ari urufatiro rw'imibereho y'ukwemera kwa nyuma, aho abantu bazahagarara ku ruhande rw'Imana cyangwa se ku ruhande rw'imyuka iyobya isi. Harimagedoni nk'uko ibyahishuwe bigaragaza, ni ikimenyetso gikomeye cy'iherezo ry'intambara y'ijuru yahereye kera igihe Satani yivumbuye ku Mana. Iyi ntambara ihagarariye urukurikirane rw'ibibazo, amageragezwa n'imibabaro abantu b'Imana bazanyuramo mbere yo kwinjira mu bwami bushya. Ibi nk'uko tubibwirwa na Tim LaHaye mu gitabo Revolution Inverse, bigaragaza ko Harimagedoni atari ahantu hasanzwe, ahubwo ari ihuriro ry'iherezo ry'isi n'itangiriro ry'ubugingo buhoraho. Ese Harimagedoni yabivugwa no muri Bibiliya? Ijambo Harimagedoni riboneka inshuro imwe rukumbi muri Bibiliya, mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 14 kugeza ku 16. Muri iki gice intumwa Yohana yerekwa ibihe bya nyuma, aho imyuka mibi ikora ibimenyetso kugira ngo ishuke amahanga, iyobore abami b'isi yose ngo bitabire urugamba rwa nyuma. Nk'uko tubikesha iki gice haranditswe ngo, nuko imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi bose, kugira ngo bahurize ku rugamba rwa wa munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Hanyuma ibateranyiriza ahantu hitwa mu Ruheburayo Harimagedoni. Muri Bibiliya, uruhurirane rw'inkuru zivuga ku iherezo ry'isi zigaruka kenshi ku munsi w'Imana, uwo ibyahishuwe 16 yita umunsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nk'uko Tim LaHaye abisobanura mu nyandiko Revolution Inverse, uyu munsi ni igihe cy'amateka ya nyuma, aho Imana izacira urubanza isi kandi igatsinda burundu imbaraga z'umwijima.
Harimagedoni rero ihuzwa n'ibyago bya nyuma, by'umwihariko icya karindwi kiza n'umuriro, imyuzure n'urubanza rukomeye. Nanone nk'uko André Villeneuve abivuga mu nyigisho ze z'Isezerano Rishya, Harimagedoni ihuzwa neza n'ibyanditswe mu bice bibiri by'Isezerano rya Kera mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 38 ndetse n'igice cya 39. Hagaragazwa intambara izahuza amahanga menshi igamije kurwanya ubwoko bw'Imana. Harimagedoni rero ishyirwa mu ntera y'iyo ntambara ya nyuma izahuza ububi n'ubutungane. John Paullier we agira ati, Harimagedoni ni intambara y'ijambo, aho ukuri kw'Imana kuzahangana n'ubuyobe bwa Satani. Ni urubuga rw'ukwemera, aho umuntu wese azahitamo ku ruhande rw'Imana cyangwa se kurwanya ukuri. Uko intambara ya Harimagedoni izatangira. Intambara ya Harimagedoni nk'uko tubikesha ibyahishuwe umutwe wa 16 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, izatangizwa n'ikorwa ry'ubushukanyi bukomeye buzaturuka ku myuka mibi. Ibyo bitangazwa n'inkuru y'uko imyuka itatu iva mu kanwa k'inyamaswa ikaba n'umuhanuzi w'ibinyoma. Iyo myuka ivuga ko ari iy'abadayimoni ikora ibimenyetso cyangwa se ibikorwa byo gushuka abami b'isi yose kugira ngo ibayobore mu buryo bwo gutegura urugamba. Ibyahishuwe 16 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 14 haranditse hati, nuko mbona imyuka itatu itari myiza isa n'inzoka iva mu kanwa ka cya kiyoka, mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu isa n'ibikeri. Iyo ariyo imyuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami b'isi yose kugira ngo ibahururize ku rugamba rwa wa munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nk'uko André Villeneuve abisobanura mu nyandiko ye yise Prophetic Conflict in the Apocalypse, iyi myuka igaragaza urwego rwo hejuru rw'ubuyobe bushingiye ku bimenyetso by'ibinyoma, bishobora kuba birimo ibitangaza, ubuhanuzi buvangavanze cyangwa se ubuhumyi bw'imitekerereze. Kuri we, iyi ni intangiriro y'intambara ya Harimagedoni kuko ishushanya uko abatuye isi bazayoborwa n'imbaraga z'umwijima bagafatanya kurwanya Imana mu buryo bugaragara. Nk'uko tubikesha inyigisho za Ellen G. White mu gitabo The Great Controversy, intambara ya Harimagedoni izatangizwa mu buryo bw'ihitamo. Buri muntu azaba asabwa guhitamo ku mugaragaro hagati y'ukuri kw'Imana n'ikinyoma cyangwa se Satani. White avuga ko mbere y'uko Kristo agaruka hazabaho igeragezwa rya nyuma rizatuma buri wese afata umwanzuro w'icyerekezo agomba gukurikira. Ku rupapuro rwa 605 rw'icyo gitabo hagira hati, ku rugero runaka buri wese azashyirwa mu mwanya wo guhitamo hagati y'itegeko ry'Imana n'iry'abantu. Nk'uko Ranko Stefanovic nawe abigaragaza, Harimagedoni izatangizwa mu gihe cyitwa ikigeragezo cya nyuma, aho ubuyobozi bw'isi buzashyiriraho amategeko ategeka abantu bose gutandukira amategeko y'Imana, harimo n'icyumweru nk'uko bisobanurwa n'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. We avuga ko abantu bose bazahagarara ku ruhande rw'Imana bazahura n'akarengane, gutotezwa ndetse bamwe bagafungwa cyangwa se bakicwa. Imbaraga zitangiza Harimagedoni zizaba zishingiye ku bushukanyi buhambaye nk'uko Abatesaloniki ba kabiri ibice 2 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 bivuga. Umunsi w'iherezo Satani azakoresha imbaraga z'ibitangaza n'ibimenyetso byo kuyobya. Abatesaloniki ba kabiri ibice cya 2 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10 hagira hati, uza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani ukoranye imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubushukanyi bwose bw'ikibi ku barimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Jean Paullier avuga ko Harimagedoni izatangira mu gihe amahanga yose azaba yarashutswe agashyikirizwa igitekerezo kimwe cyo guhangana n'ukuri kw'Imana. Paullier avuga ko imyuka mibi izashaka guhuza indimi n'ubutegetsi bw'isi kugira ngo bigenzure umutimanama w'umuntu. Ubushukanyi ntibuzaba bugaragarira gusa mu magambo, ahubwo buzaba buri mu bikorwa n'amategeko, iterabwoba n'ihindurwa ry'amategeko y'Imana mu nyungu za politiki. Nk'uko Ellen White abisobanura, abantu bazayoborwa bibwira ko bari gukora ubushake bw'Imana, nyamara mu by'ukuri bazaba bashyigikiye imbaraga za Satani.
Ikimenyetso kimwe cy'itangizwa ry'iyi ntambara ni ugutotezwa kw'abakiranutsi. Nk'uko tubikesha igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13, inyamaswa izahabwa ububasha bwo kugenga amahanga ndetse no gutegeka ko abantu bose bayisenga, bitabaye ibyo bazicwa. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo 16 hagira hati: nuko itegeka bose, abakomeye n'aboroheje, abakire n'abakene, ab'umudendezo n'abacakara, gushyirwaho ikimenyetso ku kuboko kwabo kw'iburyo cyangwa ku ruhanga. Aha niho Harimagedoni itangirira ku buryo bwimbitse. Abakiranutsi bazatangira kwamburwa uburenganzira, bazabuzwa kugura cyangwa se kugurisha, ndetse bazashyirwaho iterabwoba kugira ngo bazibukire amategeko y'Imana. Nk'uko bivugwa na Tim Rice mu gitabo Revolution in Verity, ibi bizaba ari ibikoresho bya nyuma bya Satani mu gufatira abantu bose gushyira umukono ku bugome bwe. Intambara ya Harimagedoni mu itangiriro ryayo izahuza ibintu bibiri: ibikorwa bifatika byo guhatira abantu kwivuguruza mu kwemera kwabo ndetse n'amarenga y'ubuhanuzi. Nk'uko Craig S. Skinner abigaragaza mu nyandiko ye Revolution New Application Commentary, Harimagedoni ni urugamba ruzatangira igihe ibintu bisa n'ibisanzwe bihinduka binyuranye n'ubushake bw'Imana. Abantu bemera guhonyora amategeko y'Imana ku nyungu z'umutekano cyangwa ubwumvikane rusange. Ayo mategeko nk'uko abahanga benshi babigaragaza azaba asa n'ay'amahoro, ariko mu by'ukuri ari uburyo bwo kwambura Imana icyubahiro cyayo. Icyo gihe intambara izatangira atari uko abantu bicana, ahubwo bica ukuri, bagasuzugura ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana kandi bakagerageza gucecekesha ijwi ry'Umwuka Wera. Nk'uko tubikesha Ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, uruhande rumwe ruzarwana mu ntambara ya Harimagedoni ruzaba rugizwe n'imbaraga z'umwijima. Aha harimo icyo bita inzoka, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bose bazafatanya mu guhindura isi intwaro y'ubwigomeke ku Mana. Nk'uko Ranko Stavanovich abivuga mu gitabo Revolution of Jesus Christ, iyi ntambara ni ishusho y'urugamba rw'ubutegetsi bwo ku isi buje na Satani, bwemeye kunyuranya n'amategeko y'Imana no gukoresha uburyo bwose bushoboka bwo guhatira abantu kuyoboka ikinyoma. Nk'uko igitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 12 umurongo wa 9 bivuga, ikiyoka kivugwa n'inzoka ya kera yahanuwe iva mu ijuru ikajya kuyobya isi yose. Mu ntambara ya Harimagedoni niyo itegura umugambi wo guhangana n'Imana binyuze mu buyobozi bw'abantu ku isi. Naho inyamaswa ihagarariye ubutegetsi bw'isi bwivanga mu bya gikristo, igategeka abantu gusenga binyuranyije n'ukuri kw'Imana. Nk'uko Ellen G. White abivuga, iyi nyamaswa ikoresha iterabwoba, ubutegetsi n'amategeko ya gipolitike kugira ngo ihindure ihame ry'Imana. Hanyuma umuhanuzi w'ibinyoma ni urwego rwigaragariza nk'urutambutsa ukuri kwa gikristo, ariko nyamara rugaragaza inyigisho z'ibinyoma n'ubuhanuzi bushukana bugamije kuyobya abayoboke b'Imana. Nk'uko Tim Ray abisobanura, uyu muhanuzi ni ishusho y'idini ryivanga n'ubutegetsi mu nyungu z'ubukiranutsi buhimbano. Hanyuma abigomeke ku Mana ni abantu bose, haba ku rwego rw'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibihugu byemeje gukurikira inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Nk'uko mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 bivuga, hagira hati: abatuye isi bose bazayisenga keretse abazanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Iri tsinda ry'abantu rizahagurukira kurwanya abemeje gukurikira Imana rishingiye ku mategeko mpimbano ku bigirwamana. Urundi ruhande rw'iyo ntambara turahasanga Yesu Kristo nk'umwami w'abami, abera b'Imana n'abamarayika be bo mu ijuru. Urundi rwo ruhande ruhagarariye ubutsinzi bw'ukuri, ubutungane n'ubwami bw'Imana. Uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 18 umurongo wa 11 kugeza ku wa 16, Yesu Kristo niwe uzayobora urugamba. Aha ahishurwa nk'uwicaye ku ifarashi y'umweru ufite izina ryanditswe ku mwambaro we n'uruhanga rwe rivuga ngo umwami w'abami n'umwami w'ingabo. Afite ijisho rimeze nk'ikirimi cy'umuriro n'inkota iva mu kanwa ke, ishushanya ijambo ry'Imana rihana ikanatsinda. Tugendeye ku byanditse muri Bibiliya, igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 11 haranditse hati: mbona ijuru rikingutse kandi mbona ifarashi y'umweru, kandi uwari uyicaye yitwa Uwo Kwizera kandi uw'ukuri, niwe uca imanza, arwana intambara zikwiriye kutabera.
nk'uko John Paul abisobanura, iyi si intambara y'amabombe ahubwo ni iy'ukuri kurwanya ikinyoma. Kuri we Kristo azayobora urugamba yambaye ikanzu isa n'amaraso ishushanya igitambo cye ku musaraba, akaba azatsinda akoresheje ijambo rye ritunganye. Uko bivugwa mu Byahishuwe igice cya 19:14, ingabo z'ijuru zizakurikirana Kristo zambaye imyambaro yera isukuye. Ibi bishushanya abakiranutsi abera bazaba bararanzwe no gukomerezera kwabo n'ubutagatifu mu gihe cy'igeragezwa. Ellen White abisobanura mu buryo burambuye cyane, avuga ko ababera bazaba bafite icyubahiro cyo guhangana n'imbaraga z'umwijima ku ruhande rwa Kristo, kandi ko bazatsindira ku kuri no kwizera. Nubwo bazaba batitwaje intwaro z'umubiri, bazaba bafite intwaro z'umwuka, isengesho, ukwizera n'ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe igice cya 15 cya 16 havuga ko abazaba bafite uruhare mu gutunganya imanza z'Imana bazamena igikombe cy'umujinya w'Imana ku isi. Abo bamarayika nibo basirikare ba Yesu mu rwego rw'umwuka. Bazakora ibikorwa bikomeye byo gutunganya ubutabera ku bategetsi b'isi bashyigikiye ibikorwa by'inyamaswa. Uko iyi ntambara ya Harimagedoni izagenda. Nk'uko tubikesha igitabo cy'Ibyahishuwe kuva ku gice cya 16 kugeza ku gice cya 19, intambara ya Harimagedoni izagenda mu buryo buhambaye ariko bushingiye ku buryo bw'umwuka. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 16 umurongo wa mbere handitse ngo, nuko numva ijwi rirenga rivugira mu rusengero rivuye ku ntebe y'ubwami riti, nimugende musuke ibikombe 7 by'umujinya w'Imana ku isi. Ibi bikombe 7 by'imanza byerekana uburyo Harimagedoni izagendaho urubanza ruzaturuka mu ijuru rukajya rukubitwa ku isi, bitewe n'uko abantu benshi bahisemo kurwanya Imana. Nk'uko Tim Ray abigaragaza muri Revolution Unveiled, ibi bikombe bigaragaza ikurikirana ry'amarimbura bizajya bigera ku bantu batemeye gukiranuka. John Paul we mu nyandiko ze avuga uko Harimagedoni izagenda. Hari abari bameze nk'aho bemera Imana bazagenda batandukana n'ukuri, mu gihe abandi nubwo bahura n'ibigeragezo bazakomeza gushikama udacogora. Ibi bituma intambara igenda isobanuka neza ku buryo bw'umwuka n'ubw'ukuri. Nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 17 kugeza ku 21, igihe igikombe cya 7 cy'umujinya w'Imana kizaba gisutswe, hazabaho ibintu birimo gukanguka kw'isi, gusenyuka kw'imijyi, imyuzure, inkuba n'inkongi bishushanya gucika burundu kw'ingoma z'abantu. Hazaba hari urusaku, inkuba zikomeye ndetse n'umutingito utigeze ubaho ku isi. Ellen White mu gitabo cye yise The Great Controversy abisobanura nk'igihe gikomeye cy'ubutabera, aho abatinyaga Imana bazatangira kubona neza ko Imana irimo kugira icyo ikora. Isi y'intambara izarangira ite? Nk'uko Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21 babivuga, nyuma yo kuza kwa Yesu Kristo mu bwiza bwe, intambara nayo izarangira, hanyuma hakurikiraho guhana abanzi b'Imana. Ibyahishuwe igice cya 19 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku 21 haranditse ngo, inyamaswa yafashwe hamwe n'umuhanuzi w'ibinyoma, bombi bajugunywa ari bazima mu nyenga yaka umuriro na mazuku. Abandi bose bicwa n'inkota ivuye ku ifarashi. Ibyahishuwe umutwe wa 20 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3 atwereka ko Satani, umuyobozi mukuru w'ibihe by'umwijima, azafatwa agafungwa. Agira hati, mbona umumarayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000. Inyandiko ya Charles Rees Basic Theology ku rupapuro rwa 526 isobanura ko imyaka 1000 ari igihe cyihariye Imana yageneye kugaragaza uko isi iteye yigoswe n'ubuyobozi butagira Satani. Aha niho Imana izerekana ko n'iyo Satani adahari, umutima w'umuntu gikeneye gucungurwa burundu. Ese koko iyi ntambara ya Harimagedoni izabaho? Iki gice kigaragaza ko Imana ubwayo izategura urugamba, aho izahuriza hamwe abanzi bayo bose kugira ngo ibe ariho ibacira urubanza. Mu nyandiko ya John Walvoord mu gitabo The Revolution of Jesus Christ ku rupapuro rwa 134 igaragaza ko Harimagedoni atari amarenga gusa,
ahubwo ari igikorwa nyakuri cyateguwe n'Imana, aho izaba bigaragara ko ari imperuka y'ubutegetsi bw'umuntu. Inyandiko ya William Hendricks More Than Conquer, urupapuro rw'196, igaragaza ko Helmageddon ari ishusho y'intambara ihoraho hagati y'ingabo z'Imana n'iz'umwijima. Ibi byose byerekana urugamba rw'ukuri n'ikinyoma ruzabaho ku mugaragaro igihe Kristo azaba agarutse. Aha tubona ko hari ukutumvikana ku buryo bwo gusobanura Helmageddon, ariko impande zombi zemera ko izaba ku rwego runaka, haba mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bufatika. Inyandiko ya Charles Reyes Basic Theology ku rupapuro rwa 524 igaragaza ko Helmageddon izaba nk'itangiriro ry'ubwami bwa Kristo, ku urubuga rw'Imana rwo gukoraho ingeso zose z'icyaha, ashyiraho amahoro nyakuri. Abapentekote n'abaprotesitanti benshi bemera ko izaba intambara nyakuri ishingiye ku byanditswe bya Bibiliya. Abakatolike benshi bafata Helmageddon mu buryo bw'amarenga nk'urugamba rw'imyuka ruri hagati y'ubutagatifu n'icyaha, rugasozwa n'urubanza rwa nyuma umuntu apfuye. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bo bemera ko izaba ariko ifite igisobanuro cyagutse kurenza intambara isanzwe, kuko izahishura isano hagati y'ibikorwa bya muntu n'ubushake bw'Imana. Umwanditsi George Eldon mu nyandiko yise Theology of the New Testament ku rupapuro rwa 373 asobanura ko Helmageddon ari igikorwa kigaragaza imbaraga z'Imana zo guca burundu ingoma ya Satani, kandi ni urubuga rwerekana ubutsinzi bw'ubwami bw'Imana kuri bose. Murakoze kudukurikirana. Ibyo nibyo twari twabateguriye ku bijyanye n'intambara ya Helmageddon. Abantu benshi bakomezaga kwibaza niba izaba cyangwa itazaba, ariko nawe uzi byinshi kuri iyi ntambara. Twandikiye muri komenti utubwire ibintu uzi kuri iyi ntambara. Murakoze kudukurikira, mwari kumwe nanjye Mombasa. Mugire ibihe byiza, bye bye.